hari ibyo ndeba nkasanga biteye isesemi, none uzi kugira ngo ubone abuzi yuko bakabaye urugero ku bandi aribo bari gukora amahano nk'ayo ngayo. Nshuti z'umusaraba, ninde wabarozi? Uyu mudayimoni aranze arabananije. Uyu mudayimoni munaniza yinjiranya abarokore benshi. Bene data, nshuti z'umusaraba, mwongere mwibuke aho Uwiteka yagiye abatarura, aho yagiye abakura. Yagiye abakurayo murushye munaniwe, mwarabuze kirengera. Imana irangije ibagarukaho, ibaha agakiza, irangije bamwe ibaha akazi keza, abandi baha ubutunzi kubera ko mwayumviye. None benshi kugira ngo ubwo butunzi mubukoreshe neza, mubukoreshereza Imana, ahubwo murabukoresha murushaho gusahisha mu byaha bitandukanye. Nshuti y'umusaraba, niba warihanye kunywa inzoga, ukemera kugendera mu murongo w'abatanywa inzoga, ukaba warongeye ugasubirayo, ukongera ukagotomera, umuntu yakubwira ati se mwene data ko wihanye kunywa inzoga ukemera kugendera mu murongo w'abandi, kuki wasubiye mu kunywa inzoga? Yarangiza akakubwira ngo jya umenya ibyawe, ntabwo ibyanjye ubishinzwe. Nshuti z'umusaraba, ntabwo kuba tugucyaha tuba tukubwira ari uko tuba tukwanze, tuba tugira ngo wongere wibuke aho Uwiteka yagukuye, kuko icyo urahiriye imbere y'abahamya benshi kibihama imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo utandukiriye rero byanga bikunda kikubera icyaha imbere y'Imana. Abantu benshi musigaye mwitwaza ijambo rivuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye ngo jya unywa gake. Tuvuge se ko mwese inda zabananiye, zarabananiye tubimenye. Bene data, nshuti z'umusaraba, uko waba umeze kose, jya uzirikana yuko ibyo ukora wirengagije indahiro warahiriye imbere y'Imana ubwo wakiraga agakiza, ukemera gukizwa, ukarekura byose byagutandukanyaga n'Imana, warangiza ugasubirayo, ujye umenya yuko urimo kwikururira Gehinomu. Kuko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igiye kongera kubagarukaho. Yego, benshi muri gutakaza agakiza kubera ko n'abababwirije nabo basubiye mu Egiputa, ariko se ugira ngo buri muntu wese ntazibarizwa ibye ku giti cye? Nudaharanira gukorera Imana ngo ukizwe ku giti cyawe, ushakisha Imana ku giti cyawe, ukishinga bariya basubiye inyuma, ujye wibuka yuko bazabazwa ibyabo, nawe ukabazwa ibyawe. Ariko niba ufite mu mutwe hatekereza, ufite mu mutwe hazima, zirikana ejo hazaza, umunsi Imana yaguhamagaye, uzatahukana iki? Uzatahana iki? Suka imbaraga nyinshi Imana kubavuga butumwa, bakwamamaze bakomeye batajegajega, kuko dore benshi baraguye kubw'imbaraga nke, nubwo shitani irushaho kubagusha runono. Si neza ko ufite imbaraga nyinshi zirenze kuze. Nyemerera mubyeyi uzibasukeho, basenye kandi bakongore indiri ze zose, uko Eliya yasenye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nshuti z'umusaraba, bene data dusangiye Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Umwami Imana nabishimire. Ni wa mugaragu w'Imana isumba byose, Mwenyemari Faustin. Ndagarutse rero, kandi sinje gusa, nkuzaniye ijambo Uwiteka yongeye gutereka ku mutima wanjye. Unyemerere tubane muri uyu mwanya, hanyuma twumve icyo Imana itugambiriyeho. Agatangaha ndabanza gushimira abantu mwese mwagiye mukora subscribe, abandi mugakora like, kugira ngo tujye tubana muri aka kanya. Abatarabikora mujye mubikora, kuko ntekereza ko ahangaha nuba maso ukabana nanjye kenshi, uzahakura ibintu byakugirira umumaro mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuzageza Uwiteka guhamagaye ugakorwa mu mubiri. Wumva icyo Imana yagambiriye kukubwira, wumva icyo Imana igushakaho mu gihe nk'iki ngiki kigoye abagenzi, kugira ngo tujye tubana kenshi
no kugira ngo mesaje Imana yanshishijemo ujye uyibona kenshi, uyibone mu ba mbere. Rero nubikora uzaba wigiriye neza, natwe tugiriye neza, kugira ngo tujye tubana kenshi kandi tutazacikana. Ubu hari icyo umuntu adakwiriye kuzireguza, ubutumwa buraca hirya no hino, utari guca mu masengero, kuri cano murabubona, nubwo haca kenshi ubuhanuzi butandukanye butari ubw'Imana yavuze, cyangwa se bamwe mu bigisha bakabacanganyikisha, ariko nawe Imana yaguhaye ubwenge, ujye usenga usobanuze ibiri bizima, kuko ikizakubwira abahanuzi b'ibinyoma akenshi nuko niba umuhanuzi ahanuye 2 3 ibyo avuze ntibibe, ndetse bamwe na bamwe bagatanga amatariki yagera ntubibone. Sinzi impamvu muba mubakurikirana, sinzi impamvu mukunda guhita mubakurikirana. Iyo yavuze ngo kabaye, njya mbona benshi mukunda gukurikirana, ariko mukiyibagiza yuko muba mwiroga. Aba ari uburozi, kuko iyo ubukurikiranye ukabwumva, bizanga bikunda Satani abuziramo akakuroga, cyangwa se ugahahamuka ukagira ubwoba. Rero niba kubeshye 2 ukabona yuko ubuhanuzi yavuze, kuko hari n'abadetaye amatariki, bakavuga igihe buzabera, bakavuga ibigiye kuba, kandi rimwe na rimwe ugasanga ibyo bavuga bihabanye n'ibyo bakora hanze. Rero niba hari abafite amacano hano kuri YouTube, mwagakwiriye kujya muvaho mugakurikirana amacano afite ijambo rizima, kuko hano harahari, ntabwo naje kuyatangaza, ariko hari ayo njya mbona atangaza ibintu bifatika, atangaza ibintu bisubiza intege mu muntu, bikabatura, donc byigisha abantu uko bakwiriye kwitegura uyu mwami Yesu ugiye kuzagaruka, ndetse n'uburyo dukwiriye kubaha Imana. Mukwiriye gukurikirana ayo macano, kuko hari amacano mazima. Rero biratangaje ko umuntu wese rimwe na rimwe kugira ngo mumukurikirane cyangwa se mumwumve, akaza yitwaje yuko Imana ivuze ibi n'ibi n'ibi n'ibi, kandi nyamara si uko wenda hari abaza babivuga yenda bose babeshya. Hari abakoresha ukuri, ariko hari n'abaza ari agatwiko. Rero niba umuntu atwitse kandi agatanga n'itariki, noneho ikibanyomoza cyangwa se ikiba igihamya nuko itariki atanze, akavuga n'igihe, ubona iyo tariki irenze nta kibaye, nta n'ibimenyetso yemwe. Sinzi impamvu mukomeza kubakurikirana. Mujye muzirikana yuko ari uburozi muri kurya. Rero uko burya niko bucengera mu mutwe, bugacengera mu mutima, ejo ugasanga wanze n'abahanuzi, wanze kumva ijambo ry'Imana, noneho ugasigara abantu bose warabashyize mu gatebo kamwe. Rero aho kugira ngo bashyire mu gatebo kamwe, yuvayo hakiri kare, ugaruke hakiri kare, Satani ataragufatirayo, kuko afite imbaraga nyinshi arimo akoreshereza hano kuri YouTube, ku macano ya benshi hano. Rero ushatse waba amaso, ukajya ureba ibirebeka, ibidakwiriye ugakura y'amaso. Kandi ubwo ndababwiye, rero niba ushaka kujya ubana natwe, ukanda subscribe, ukande like, nibiba na ngombwa ubona ikiganiro cyangwa se inyigisho Imana yaducishijemo yagufashije, uyisharinge abandi nabo bakurikirane, kugira ngo Imana cyangwa se batazagira icyo bireguza imbere y'Imana. Kuko icyatumye Imana ituzana hano ni ukugira ngo tubabwire ijambo ry'ukuri, ijambo riciye mu mucyo, kugira ngo numara kurimenya rikakubatura, ugerageze no kurisangiza n'abandi, kugira ngo rigirire umumaro wowe ndetse n'abandi, kuko nubikora nawe uzabubwirije. Nushayaringa iki kiganiro n'abandi, uzabubwirije ubutumwa bwiza, iby'Imana izabiguhera umugisha. Rero mbere yuko dutangira, reka tubanze duhamagare Mwuka Wera kugira ngo atuyobore, tutavuga ibyacu, ahubwo tuvuge iby'Imana yateretse muri twe mu nzira nziza, tudashyizeho udukerekeshwa twacu. Uwiteka Mana isumba byose, Mana ikiranuka, Mana nyembaraga, ndagushimiye muri aka kanya nanone wongeye kutwemerera kuza hano kuri cano, kugira ngo Uwiteka twongere tubwirize ibyawe, tubibwire ubwoko bwawe, kugira ngo bumenye ukuri, kandi uko kuri aba ariko kuzaba batura, kukazabageza ahera hawe. Nyemerera umanukire ku buzima bwanjye, umanukire kuri njye, kugira ngo ibyo ngiye kuvuga mbivugishwe nawe,
ibyo ngiye gukora mbikoreshwe nawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data nshuti z'umusaraba dusangiye Kristo Yesu, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami Imana nabishimire. Nk'uko bisanzwe rero nje hano nkuzaniye ijambo Uwiteka yashyize kuri njyewe, unyemerere rwose unkurikire, untege amatwi, nuntega amatwi birakugirira umumaro. Bene data nshuti z'umusaraba, ninde wabarozi? Ndavugana n'abantu mwasengaga ariko na n'ubu n'iyi saha ndacyagenda ngahura n'abantu mwasubiye inyuma, mwataye Imana, mwarekuye Imana, benshi mwasubiye mu Egiputa, abenshi mwarekuye agakiza mwari mwarashyikiriye musubira mu Egiputa. Bene data nshuti z'umusaraba, iyabataruye ikabakura i Lodebari, ikabakura mu bihanamanga, aka kanya murayibagiwe nshuti z'umusaraba. Wibuka aho Uwiteka yagukuye ubwo yagutaruraga mu Egiputa, akagukurayo ubabaye, ushavuye, udafite epfo na ruguru, akagukarabya, akagusiga, akakwambika, akaguhindurira amateka, ubu ukaba urundi wundi. Abenshi mukaba mwarabonye akazi kubera ko mwitabye Imana, mugakizwa, mukemera kwinjira mu murongo Imana ibashakamo. None benshi mutangiye kwibagirwa aho Imana yagiye bakura. Iyagusize ikagukarabya ikakwambika nta wakurebaga, ubu hakaba hari ukureba, ikaguha kudufaranga, ukaba umeze neza. Nshuti y'umusaraba, niki cyaguteye kwibagirwa aho Imana yagukuye? Benshi mwaraguye, mwasubiye inyuma. Hari abo nsigaye nshaho ngasanga rwose biteretse amayoga, kandi nyamara mu nshingano wihaye wemeye yuko ugiye kugendera mu murongo w'abandi, ukarekura kunywa inzoga, ukarekura itabi, ukarekura ubusambanyi. None benshi hari igihe mbacaho iyo mvuye mu kazi, buriyo ntaha nijoro nibereye kuri ka kagare k'iwanjye, abenshi murakazi kuko ngewe kenshi njya mu kazi n'igare, nkatahuka n'igare. Rero iyo ngenda mba ndeba byinshi, kubera ko ntaha kenshi mu ijoro mvuye mu kazi, buriya aho nca mbona byinshi. Hari ibyo ndeba nkasanga biteye isesemi. None uzi kugira ngo ubone abo uzi yuko bakabaye urugero ku bandi, ari bo bari gukora amahano nk'ayo ngayo. Nshuti z'umusaraba, ninde wabarozi? Uyu mudayimoni aranze arabananije. Uyu mudayimoni munaniza yinjiranye abarokore benshi. Bene data nshuti z'umusaraba, mwongere mwibuke aho Uwiteka yagiye abatarura, aho yagiye abakura. Yagiye abakurayo murushye, munaniwe, mwarabuze kirengera. Imana irangije ibagarukaho, ibaha agakiza, irangije bamwe ibaha akazi keza, abandi baha ubutunzi, kubera ko mwayumviye. None benshi kugira ngo ubwo butunzi mubukoreshe neza, mubukoreshereza Imana, ahubwo murabukoresha murushaho gusahisha mu byaha bitandukanye. Nshuti y'umusaraba, niba warihannye kunywa inzoga, ukemera kugendera mu murongo w'abatanywa inzoga, ukaba warongeye ugasubirayo, ukongera ukagotomera, umuntu yakubwira ati se mwene data ko wihannye kunywa inzoga ukemera kugendera mu murongo w'abandi, kuki wasubiye mu kunywa inzoga? Yarangiza akakubwira ngo jya umenya ibyawe, ntabwo ibyanjye ubishinzwe. Nshuti z'umusaraba, ntabwo kuba tugucyaha tuba tukubwira ari uko tuba tukwanze, tuba tugira ngo wongere wibuke aho Uwiteka yagukuye, kuko icyo urahiriye imbere y'abahamya benshi kibihama imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo utandukiriye rero byanga bikunda kikubera icyaha imbere y'Imana. Abantu benshi musigaye mwitwaza ijambo rivuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye ngo jya unywa gake. Tuvuge se ko mwese inda zabananiye, zarabananiye tubimenye. Bene data nshuti z'umusaraba, uko waba umeze kose, jya uzirikana yuko ibyo ukora wirengagije indahiro warahiriye imbere y'Imana ubwo wakiraga agakiza, ukemera gukizwa, ukarekura byose byagutandukanyaga n'Imana, warangiza ugasubirayo, ujye umenya yuko urimo kwikururira Gehinomu. Wibukeho aho Uwiteka yagukuruye,
ukaza akagukarabya akagusiga benshi mu gacya, mwarasaga, nanjye gukoresha ijambo ryiza ariko ntabwo rigikoreshwa, mwarasaga nabi musukuna. Bene data nshuti z'umusaraba, wongere wibuka aho Uwiteka yagukuye, kuko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igiye kongera kubagarukaho. Yego benshi muri gutakaza agakiza kubera ko n'abababwirije nabo basubiye mu Egiputa, ariko se ugira ngo buri muntu wese ntazibarizwa ibye ku giti cye? Ntazibarizwa ibye ku giti cye. Nudaharanira gukorera Imana ngo ukizwe ku giti cyawe, ushakisha Imana ku giti cyawe, ukishinga bariya basubiye inyuma, ujye wibuka yuko bazabazwa ibyabo nawe ukabazwa ibyawe. Ariko niba ufite mu mutwe hatekereza, ufite mu mutwe hazima, zirikana ejo hazaza, umunsi Imana yaguhamagaye uzatahukana iki? Uzatahana iki? Ariko kuri ubu ngubu Imana irimo iraguhamagara, irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Bene data nshuti z'umusaraba, ndagukangurira kugarukira aho ngaho, wibuke ibyo Imana yakoze ku bwawe, wibuke neza Imana yakugiriye, wibuke ukuntu Uwiteka yakugarutseho, abantu baragutaye, abantu barakuretse, ariko Imana ikakubenguka ikavuga ngo mwana wanjye, nubwo abantu bagutaye ariko njyewe ndacyagukunze, ngwino. Imana yarangiza ikagutiza ku mafaranga, ikakugirira neza. None benshi mwaribagiwe. Bene data nshuti z'umusaraba, mujye mwibuka yuko iyabataruye hariya izongera ikakugarukaho ikabikubaza. Rero ari benshi mugiye kwamburwa imitungo mwari mufite, iyo mwabonye mukimara gukizwa, iyi Imana yabatije, haraba Imana igiye kongera kuyambura, kuko aho kugira ngo Imana iguhomba ahubwo yagira gute? Yaguhombya. Kuko hari ibyo mwitwaza mugakora ibyaha bitewe n'udufaranga Imana yabatije, hari ibyo mwitwaza mugakora ibyaha kandi Imana igikeneye kubakoresha. Niba Imana yaraguhamagaye ikavuga ngo izagukoresha, noneho kugira ngo uhagarare mu murongo Imana igushakamo, ukaba urushaho gusayisha ukora ibyaha, urumva Imana se izakomeza kubirebera gusa ikakurekera aho ngaho? Reka da, ntabwo izemera yuko iguhomba. Niba yaravuze ngo uyu mugaragu wanjye, uyu mujakazi wanjye nzamukoresha, nikomeza kubona urushaho gusayisha, izaguhombya aho kugira ngo iguhombe. Rero aho kugira ngo iguhombye, ndimo ndakuburira hakiri kare ngo ugarukire aho ngaho Imana itarakugarukaho. Aho wicaye, aho urimo ukorera, aho wagiye gutura, waba uri hanze, waba uri mu Rwanda, uzirikane yuko aho wagiye hose ijisho ry'Imana rirakureba. Rero niba ari kureba nshuti y'umusaraba, zirikana yuko aho mwene so atareba, aho uwo mwashakanye atareba, Imana yo itunga yitoroshe ikareba. Uzirikane yuko uriho GPS y'Imana. Aho wicaye rero ujye uzirikana yuko GPS itanga amakuru mu ijuru, bakamenya ibyo wiriwemo, bakamenya ibyo urimo, bakamenya ibyo ukora, bakamenya amanyanga ukora, bakamenya ubusambanyi ukora, bakamenya uko ugotomerana, usomana ugotomerana n'abagore b'abandi n'abagabo b'abandi. Ujye uzirikana yuko Imana ireba. GPS kurimo Imana yaguteretsemo icura amakuru, yohereza amakuru andiregiti. Rero nkugiriye inama wagarukira aho ngaho, aho kugira ngo Imana izagutureho umujinya wayo, wagarukiraho bikiri hafi. Tugiye kureba ijambo, turebe icyo Imana iri kuvuga ku bantu bayo bari barayimenye bakayikurikira bagakizwa, barangiza bakayikurikira. Turebe uwasubiye inyuma, turebe n'ingaruka zizamubaho. Bene data nshuti z'umusaraba, ndababurira kuri uyu munsi wa none, niba uzi ko wigeze gukizwa, Imana ikakumenya, yarangiza ikakwandukura mu gitabo cy'abarimbuka, ikakwandika mu gitabo cy'ubugingo, yarangiza ikakwizeza ubugingo, warangiza ugasubira inyuma ukagwa,
umenye yuko urimo kwiteranya n'Imana, umenye kuri guhemukira Kristo Yesu wakumeneye amaraso ku musaraba, yarangiza akagupfira akazukira kugira ngo akubere urugero rwo kukwereka yuko nupfa wizeye nawe uzazukira kuzicarana nawe mu bwami bwo mu ijuru, warangiza ukaba ukimubabaza. Nshuti y'umusaraba, urafitanye urubanza n'Imana. Reka dusome ibyanditswe. Tugiye gusoma mu byanditswe byera mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero. Turahera mu bice bibiri, tuve ku murongo wa 20 tugeze kuri 23. Bene data nshuti z'umusaraba, ukurikiranira ijambo kuko ni iryawe, rirabwirwa wowe wasubiye inyuma, rirabwirwa wowe wigeze kumenya Imana, warangiza ukongera kwibambira umwami wawe ugasubira inyuma. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ku murongo wa 20 mu bice bibiri haranditse ngo, niba kumenya neza Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiranizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushijeho ibya mbere kuba bibi. Urimo urabyumva neza? Utega amatwi inshuti y'umusaraba, ndagukunda, ndi hano ku bwawe, ndi hano kukuburira, nunyemerera ugatega amatwi ugakurikirana iby'iri jambo, ni ukuri bizakugeza mu bwami bwo mu ijuru. Reka nsubiremo uyu murongo. Uranditse ngo niba kumenya neza Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiranizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushijeho ibya mbere kuba bibi. Ku murongo wa 21 hakavuga ngo, icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta uko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Urimo uranyumvira? Ku murongo wa 20 noneho na 2 usoza haranditse ngo, ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo, imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Yumvira no kure. Bene data nshuti z'umusaraba, zirikana aya magambo. Aya magambo benshi muri mwebwe niyo azabacira urubanza. Iyo mbabwira nanjye mba nizirikana, kuko kubabwira burya urutoki rumwe ngo iyo rutunze umuntu rumubwira, burya enye ziba zisigaye zimbwira. Zirikana aho Imana yagukuye, kuko Bibiliya iratubwiye ngo niba kumenya neza Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga. Abenshi mwahunze ibyaha, wibuke igihe wahungaga ibyaha ukava mu Egiputa urembejwe n'ibyaha, ugashakisha Uwiteka nawe akakwiyereka, ukihana ukamaramaza, abapasiteri bakakuramburaho ibiganza, ukajya mu mazi menshi, ukakira Yesu nk'umukiza, ukavuka ubwa kabiri, warangiza ukongera ukisubirira mu Egiputa. Birababaje inshuti y'umusaraba kuba waramenye ukuri, wamara kumenya ukuri, uko kuri ukaba waragupfundikiranyije, nanone ugasubira mu Egiputa. Birababaje. Niba warasubiye mu byonona, bikonona umubiri wawe, bikaba byonona n'ubugingo bwawe, urumva udafite ibibazo utarimo kujya i Gehinomu, urimo utarimo gusatira urupfu mwene data rwa burundu.
nshuti y'umusaraba, wibuke ni ukuri ndakwinginze, wowe wasubiye inyuma ugasubira mu busambanyi, ugasubira mu kunywa inzoga, ugasubira mu byaha byinshi bitandukanye. Abenshi mwari mwarihannye kwiba, none musigaye mwibisha n'ikaramu, musigaye mwiba mwareruye. Abandi gusambana ubu ngubu ni nkaho nta kintu bibabwiye, nta kintu bikibabwiye. Abenshi musigaye mubikora nk'aho ari umukino, abandi mukabikora nko kwigura, abandi mukabikora nko kwishimisha, ariko mukiyibagiza yuko muba mwonona urusengero. Mujye mwibuka yuko Kristo yavuze ngo imibiri yanyu mujye muzirikana yuko ari insengero z'Uwiteka. Noneho ibaze wakoreye icyaha mu rusengero rw'Uwiteka ukarwanduza. Abenshi insengero zanyu mwazihinduye imva, mwazihinduye amatongo arimo imiserebanya, arimo ibyatsi, arimo ibikeri, arimo ibizira byose. Niho byaje bitura muri iyo nzu. Reba iyo nzu yawe irimo ibiki, n'ibiki byinjiyemo, n'ibiki byamezemo, n'ibiki bigenderamo. Bene data nshuti z'umusaraba, ndakwinginze ni ukuri, isuzume urebe ko njya mbabwira nti Uwiteka aramutse aguhamagaye yazakwibukira kuki. Mwibuke icyo Imana yakoze ku bwanyu. Ni ukuri Uwiteka kuba gucyaha, Bibiliya yarambwiye ngo Uwiteka akunze aramucyaha, aramukebura. Ntabwo Imana yifuza yuko utakaza ubugingo, ntabwo Imana yifuza yuko yazakubura, kandi yarakwemereye ubugingo, yarakwemereye kuzicarana nawe mu bwami bwayo bwera. Irashaka yuko urekura icyaha ukayigarukira icyicaye ku ntebe y'imbabazi. Nukuri Uwiteka arakubwira ngo garukiraho, wibuke ineza Imana yakugiriye, wibuke ukuntu Uwiteka ni ukuri yakugarutseho. Abantu baragutaye, abantu barakuretse, utakira ntawe ukumva, ariko Imana ikavuga ngo mwana wanjye, nubwo bagutaye ariko njyewe ndacyagufitiye imbabazi nyinshi. Ikakugarukaho, ikakugirira neza. Ibyo abantu bakwimye Uwiteka akabiguha. Umunani ababyeyi bataguhaye Uwiteka akawuguha, akakugirira neza, nawe ukamera nk'abandi. Kandi nabo Uwiteka ataragirira neza, aracyabategurira ibyiza byanyu. Uko imyaka igenda ihindagurika, bene data, hari umwaka wawe uzakugeraho, hari umwaka uzagera Uwiteka avuge ngo igihe cyawe kirageze cyo gutabarwa, noneho ndaje kandi ndiyiziye. Imana ikaza igakoresha umuntu utanazi kagutabara. Benshi tugenda tugirirwa neza n'abantu tutazi, cyangwa se n'abo Imana ikozeho, ugasanga umuntu aravuze ati kuko Imana yankoze ikambwira ngo nkwiriye kugira icyo nkora kuri wowe, cyangwa se hari icyo umutimanama wankoye. Uzi ko hari n'igikoresha abapagani batanasenga. Umuntu akaza akakugirira neza, ugasanga umuntu aguhaye inzu, ugasanga umuntu aguhaye akazi, ugasanga umuntu agukoreye igikorwa runaka kubera ko akozwe ku mutima. Nose ugira ngo niwe. Ni Imana ifite icyo yakuvuzeho, ikavuga ngo hari igihe nzakugarukaho abantu baragutaye, hari igihe nzakugarukaho nkakugirira neza. Abantu barakuretse, njyewe ninkugarukaho nzakugirira neza. Ibyo abantu bakwiba njyewe nzabiguha, kandi nkuguhe n'ibirenzeho. Ndacyababwira ngo abo Uwiteka ataragarukaho, hagarara ushikame, ukomeze ugume ku munara nka Habakuki. Urangaguze urebe aho Uwiteka azaturuka, ukomeze umukiranukire, wirinde ikibi n'igisa nacyo. Icyo kizatera Imana kuzagira icyo ikora ku buzima bwawe umunsi yakugarutseho, umunsi umwaka wawe wageze, cyangwa ukwezi kwawe kukagera. Imyaka nishaka ibe nyagateke. Bene data, nushaka uzana uruhara, ariko ukomeze wizirike ku Uwiteka, umukiranukire, wizirike kuri Yesu, ntumubabaze. Umwaka wawe nshuti yanjye uzagera, umwaka wawe uzagerwaho.
hari umwaka wawe Uwiteka arimo agutegurira, azakugaruka agufitiye imbabazi nyinshi, aguhoza amarira warize, akugirire neza kubera ko wamwubashe ukanga kumusebya, kubera ko wamwubashe ugakomeza kumunambaho, ukirinda kumubabaza, nawe azakugarukaho agufitiye imbabazi nyinshi. Wowe komeza umwubahe gusa, wirinde kwigaragura mu mwanda w'ibyaha. Bene data nshuti z'umusaraba, Bibiliya yavuze ngo abenshi mwasubiye inyuma mukarekura Imana, mwari mwaramenye ukuri, murangije murabaturwa, mumenya inzira y'ukuri. Bibiliya irimo iravuga ngo kuba mwarasubiye inyuma birutwa naho mutari kuba mwaramumenye, murutwa na wa muntu utarakira Yesu Kristo nk'umukiza we, utarakira Imana ngo imubere ubuzima muri we, imuyobore, ngo birutwa naho uba utaramumenye inshuti yanjye. Kuko uyu murongo uravuga ngo icyajyaga kuba cyiza iyaba utarigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko ngo basubire inyuma bamaze kuyimenya, bakareka itegeko rye ryera. Wamenye amategeko y'Imana, Imana yagushyira imbere y'uko ugomba kuyagenderaho, none benshi mwayakubise ishoka, mwayakubise hasi, murangije mugendera mu byanyu, Imana itigeze ibaterekamo, musigaye mutwarwa n'amarari, agafaranga kaza, abenshi karamenetse, abenshi mufite imodoka mutarazigiraga, abenshi mwabonye akazi keza mutarakagiraga. Ibyo byose mwabiheshejwe nuko mwamenye Imana. Aho umajije kuyimenyera, wagakwiriye gukoresha ubutunzi bwawe ubukoreshereza Imana, uca mu nzira nziza. Rero niyo impamvu Imana yambwiye ngo hari benshi igiye kugarukaho, hari benshi Imana igiye kugarukaho, hari abo Imana igiye kubwambura, kuko hari abo Imana yagambiriye gukoresha uko byagenda kose, hari abo Imana itazahomba, hari Imana itazemera kurekura. Bene data rero, aho kugira ngo Imana ikugarukeho, nawe urabizi aho Imana yagukuye n'ibyo Imana ikugejejeho, n'aho Imana ikugejeje urabizi ko ibyinshi wabibonye warakijijwe. Nshuti y'umusaraba, aho kugira ngo Imana iziguhombye, ahubwo ntiwayigarukira bikitwa none itarakukuraho ibyayo yaguhaye. N'abantu mugura ibintu byibwe mugambiriye kubicuruza, kandi uzi neza yuko byibwe, jya umenya yuko ari ibibembe ucumbikiye iwawe mu rugo cyangwa se mu bicuruzwa byawe. Ntugire ngo Imana irabyishimira, urabizi ko ibintu byibwe, urangije ubiguze nk'ibyibwe, kandi uri umukristo, wagakwiye gutanga inama ku muntu uzanye ibyo bijurano. Sinzi impamvu iki kintu kije, ariko ndagira ngo wowe ugura ibyibwe ugambiriye kubicuruza, ubizi neza, urakabigura utazi ko byibwe, ariko kuba ubizi ni icyaha imbere y'Imana, kuko ufatanyije n'uwibye. Ni kibembe ubundikiriye mu bicuruzwa byawe ubitse mu nzu iwawe. Byakubera byiza rero urekuye ibitari ibyawe ukabitanga, niba uri umukristo, niba urimo uharanira kujya mu ijuru kuko ryera, kuko iri juru turirimba, iri juru tuvuga bene data, rizagebwamo n'abera gusa, rizagebwamo n'intwarane, ntabwo rizagebwamo n'abantu badebetse mu gakiza. Mwene data, ndakuburira, ushatse waba amaso, ushatse wazirikana aho Imana yagukuye, ukareba ibyo Imana yakoze ku bwawe, ukareba ukibaza uti se ejo Imana impamagaye natahukana iki? Bizirikane inshuti y'umusaraba, Imana itazakugaruka ifite umujinya mwinshi. Iherezo rya byose riregereje bagenzi, uwanduye yandure, nukiranuka arusheho. Twashyizwe inzira ebyiri, iy'ubugingo n'urupfu, gaho nawe hitamo
hitamo gifite igihe. Iherezo rya byose riregereje bagenzi, uwanduye yandure, nukiranuka arusheho. Twashyizwe inzira ebyiri, iy'ubugingo n'urupfu, gaho nawe hitamo gifite igihe. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi, nta n'uzabura n'undi. Buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi, nta n'uzabura n'undi. Buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Bene data nshuti z'umusaraba, ubyemere ntubyemere, uzabazwa ibyawe ku giti cyawe. Kandi ijuru mujye mumenya ko ari iry'umuntu ku giti cye. Urikorere wirengagije ibyo abandi bakora. Niba hari uwakwigishije akakubwiriza iby'agakiza keza, akakubwiriza gukizwa ukamenya umwami Yesu, ukamwakira nk'umukiza wawe, ukamwakira mu mutima, akakuyobora, ejo ukabona yaguye, jya umusengera. Ntukavuge ngo dore n'uwambwirije yasubiye mu Egiputa, yasubiye ku birutsi, niko ijambo ryatwigishije. Kuko bene aba bantu mwasubiye inyuma mugasubira mu byaha mwahozemo, mugereranywa n'imbwa zasubiye ku birutsi. Sinshize isoni, ni ijambo ryabivuze. Kuko niba warihanye gusambana, ukihana kwiba, ukihana kunywa inzoga, warangiza ukabisubiramo, ugereranywa n'imbwa ngo isubiye ku birutsi. Rero kugira ngo Imana ikubare muri uwo mujyo, garukira aho ngaho, uzirikane yuko ijuru ari iry'umuntu ku giti cye. Kandi Imana yagushyize inzira ebyiri imbere yawe. Hitamo rero imara ipfa, hitamo inzira ikwiriye kuzakugeza ku bugingo buhoraho, izatuma ubonana n'umwami Imana nta kizingo ufite mu myenda yawe, nta kizingo ufite. Iyo mvuze umwenda ni umutima wawe, kuko ibi twambaye nyine nibitwikiriye iki gikaratasi cy'umubiri. Ariko Imana irakubwira ngo uyu mwenda wawe w'imbere ukwiriye kuba wera de, nta kizinga. Ukwiriye kwererana, ukibuka yuko Imana yaguhamagaye, ikaguhamagara ukayakira mu mutima wawe, ikicara muri wowe, ukayemerera ko yicara muri wowe ikakuyobora, ukemerera Kristo Yesu nk'umukiza wawe, akakubera umucyo ukumurikira. Ukomeze umwemerere mpaka kuzageza igihe azaguhamagarira, ugakorwa mu mubiri, ubundi ugataha. Ukazirikana yuko ugiye kuzabazwa cyangwa se ugiye kuzagororerwa. Bene data, iri juru turirimba ntabwo ari iryo ku munwa gusa. Iri juru tubabwiriza, nanjye ubabwiriza, nintagendera mu mucyo, nintagendera mu ijambo, ibi mbabwiriza ubundi Bibiliya itubwira yuko dukwiriye kubanza kubibera icyitegererezo. Kuko njye ukubwira ejo nunsanga hari aho nihengekanye n'umugore w'abandi cyangwa n'umukobwa w'abandi, cyangwa ugasanga nkora ibihabanye n'ibyo mbabwira, inshuti yanjye ntabwo uzabyakira neza. Kuko dutegetse twebwe abavugabutumwa kuba icyitegererezo cy'ibyo tubabwira. Rero yaba abigisha babanyura imbere, yaba abapasiteri babanyura imbere, bose bategetswe iki? Rero iyo umusanze hanze akora ibihabanye n'ibyo akwigisha, we azabazwa dubure y'ibyo yabo yabwirije. Yarangiza agasubira inyuma rimwe na rimwe, akaba yanamugusha. Kuko hari abagwa rwose bitewe n'umwigisha wamuciye imbere, yarangiza akamusanga hanze iyo ngiyo hari ibyo arimo gukora. Hari abasubira inyuma bakagwa, hari n'abakomeza inzira yo gukiranuka. Mwebwe mukomeze mwendereye. Inshuti y'umusaraba, wowe Imana iragushyigikiye kandi iragufasha, iragukomeza kandi kubikiye amakamba. Haleluya!
ikubikiye amakamba Imana yasezeranyije abayikunze, abayinambyeho, bakanga guhemuka kubera ko bene se baguhemukiye, bakanga guhemuka, bakanga ikibi, akavuga ngo nubwo bene data barimo bampemukira bangirira nabi, ntabwo nzigera ndekura aka gakiza, sinzarekura Imana, sinzarekura Yesu nanamwakiriye mu mutima wanjye, ntabwo nzamurekura, ndakomeje inzira yo gukiranuka paka mbinguni. Nshuti y'umusaraba, niba uhagaze mu mwanya Imana igushakamo, Imana ikugirire neza kandi iguhe icyo umutima wawe wifuza cyiza. Imana y'amahoro ikugirire neza, igusange mu byawe byose ukora. Ejo bundi mperutse kuganira n'umukristo umwe, ambwira ikintu kuko numva kirakomeye kandi kirakaze. Arambaza ati mwene da, ati ni kuki abakijijwe abakristo atari bo batunze ibya mirenge, cyangwa se atari bo bafite ubukire bwinshi cyane muri iki gihugu cyangwa no hanze? Ati bugira bumwe abandi ntibabubone, kandi nyamara wagenzura ugasanga arakijijwe, kandi nyamara ari we wakabaye ari umutunzi kurusha abandi bose. Iki ni ikibazo gikomeye. Nshuti y'umusaraba, mujye muzirikana yuko dutunze ibirenze iby'isi. Icya mbere, kuba utunze ubugingo, dufite ibyasezeranyijwe n'Imana ab'isi badatunze. Dufite ibyasezeranyijwe n'Imana ari bwo bugingo. Icyo ni icya mbere, kandi ubwo nibwo butunzi bwa mbere. Burya njya mbabwira ngo hari igihe Imana itureberera nk'umubyeyi, yo ubwayo iritegereza, ikareba mu mutima wawe, ikareba n'ahazaza, ikavuga ngo uyu muntu ndamutse muhaye ubukire nk'ibyo nababwiye, abangaba bagiye bagwirirana, ibi byose Imana irimo irababazwa nuko yabibahaye, barangiza bakabikoresha nabi. Ariko umuntu yamuremye ari mwiza, arangije arayigomera. Rero bene data, ntabwo Imana izahora iruhanya namwe iteka. Hari igihe itaguha ubutunzi ireba yuko iramutse iguhaye ubutunzi burenze, ishobora kugushaka ikakubura, kandi ikigukeneye kugira ngo ugire abo ubwiriza agakiza, gakumbuza abantu ijuru, gakura abantu mu byaha, kazabageza mu bwami bw'Imana. Erega iri juru Imana yateguye ni iryanyu, nimurikorere, ni iryanyu, nimurushaho kwezwa, mwirinde kwiyanduza, kuko iri juru tuvuga rizagebwamo n'abantu barikoreye, rizagebwamo n'abantu bakiranukiye hano muri iyi si, kuko Imana ntizagutuza mu ijuru ryayo ryera utarakiranukiye Imana ukiri mu isi. Bene data, nshuti z'umusaraba, reka turebe amagambo yanditse kugira ngo ni mu bice 30 mu migani, twumve icyo Salomo asenga yabwiye Imana. Nawe ujye ugira ishyaka ryo kuba wagira iri sengesho rimeze gutya, kuko ubutunzi bwose nubwo tubufiteho ubutware n'ububasha, ariko hari ubwo Imana itaduha bitewe n'impamvu, bitewe n'icyo Imana ishaka kudukorera, kuko kugira ngo iguhe ubutunzi bw'isi bwose, ariko buri joro afazari yabureka, ahubwo ikaguha ibigutunga muri ubu buzima, ariko ukazabona ubugingo buhoraho. Bene data, nshuti z'umusaraba, hari ijambo rigendanye n'ibi ngibi nari ndimo mbabwira, umwuka w'Imana anyoboyeho, riri mu migani mu bice 30. Ni imigani ya Salomo, uhereye ku murongo wa 8, cyangwa reka duhere ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9 mpita nsoza. Ni amagambo avuga ngo, nagusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya nkiriho, nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure, ntumpe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya binkwiriye. Amina. Kugira ngo ntahaga
nkaguhakana nti Uwiteka ni iki, cyangwa nkaba umukene nkiba nkagayisha izina ry'Imana yanjye. Haleluya. Icyamira ijambo umuntu wibaza ku mpamvu Imana itamuha ubukire kandi ukijijwe kandi rwose ukorera Imana, wagakwiriye gusenga iri sengesho cyangwa se ukagendera muri iri sengesho. Bene data, nta muntu utakwifuza ubukire, kuko hari ibyo ubona rimwe na rimwe ukavuga uti kuki Imana itabimpa, ariko kuba Imana itabiguha ni ukuri ntabwo ari uko yabikwimye, ahubwo iduha ibidukwiriye, ibona yuko ari ngombwa, kuko itifuza kugutakaza. Rero gira uyu mwete wo kujya usenga iri sengesho cyangwa se wo kujya usaba utya. Imana iguha ibigukwiriye, ibona ko bitatuma uva mu mwanya, bitatuma uva mu murongo. Hanyuma usabe Imana ibyo kurya ubona ko bigukwiriye, usabe n'ubukire ubona yuko butatuma uva mu mwanya Imana igushakamo, bwatuma urushaho kubahisha Uwiteka n'umutima wawe wose, utirengagije agakiza Imana yaguteretsemo. Usaba Imana yuko yagukura mu bukene kandi kugira ngo utagayisha izina ry'Imana. Bene data, nabyo biragatsindwa kuba mu bukene kandi wubaha Imana. Nubwo ibyo byose biberaho kutwigisha, ariko bene data, nshuti z'umusaraba, ujye usaba Imana yuko yakurinda ubukene kugira ngo butagayisha izina ry'Imana, yakurinda kandi n'ubukire bwatuma noneho ukira, bugatuma usuzugura izina ry'Imana, ukagayisha izina ry'Imana, ukayisuzuguza, ugasuzuguza Kristo Yesu wakubambiwe ku musaraba, akagupfira, yarangiza akazuka, kugira ngo nawe mu gupfa kwawe usinziriye, nawe uzazukire kuzicarana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Mwene data, wibuke yuko icyatumye Kristo aza ari ku bwawe, were kumubabaza ngo wongere umubambishe ku musaraba, usubire mu Egiputa. Nsoza rero, ndagira ngo wongere utekereze nshuti y'umusaraba, wowe ukora ibyaha umusubirizo, wowe ukora ibyaha waramenyereye ibyaha ukabigotomera nk'unywa amazi. Nshuti y'umusaraba, uzirikane yuko Uwiteka, dore ko yambwiye ngo bamwe muri mwebwe agiye kubagarukaho, hari abagiye kwambura ibyo yabahaye, hari abagiye kubiha, hari abari kubisengera ibyawe kugira ngo babibone. Rero aho kugira ngo Imana ikwambure ibyawe kandi nyamara Imana yarabiguhaye, garukiraho nshuti y'umusaraba. Imana itarakugarukaho igufitiye umujinya. Wibuke yuko Imana itinda kurakara, wibuke yuko Imana itinda kurakara, ariko iyo irakaye uburakari bwayo izana umunyafu utandukanye ku buzima bw'umuntu. Ishobora kuzana umunyafu niba ubunze akarenge, njya nkunda kubibwira abantu, niba ubunze akarenge ujya gusambana, ishobora kuguca akaguru cyangwa se kagahina ukicara mu rugo. Niba ukora ibizira bitandukanye ubikoresheje amaboko yawe, ishobora kuyahina, kuko byose irabyemerewe kandi byose iyo ibikoze bikiranuka. Rero kugira ngo izakuzaneho umunyafu wayo utandukanye, hari abo imena impanga, hari abigira pararize. Bene data, nshuti z'umusaraba, ni ukuri mwirinde umunyafu w'Imana, kuko umunyafu w'Imana uza mu buryo butandukanye. Rero aho kugira ngo uzagusohoreho, irinde. Icyiza ni ukwirinda, icyiza ni ukurekura ukagarukira Imana n'icyo Imana igushakaho, kuko nuyigarukira nayo izakugarukira igufitiye imbabazi nyinshi. Mwere kuba nk'imbwa zisubiye mu birutsi nk'uko Bibiliya yabigereranyije. Nababwiye ngo si ugushira isoni, kuko ngo umuntu wihannye ibyaha ibyo ari byo byose warangiza ugasubira inyuma, uba ugereranywa n'imbwa ngo isubiye ku birutsi yarutse. Noneho hepfo hari umurongo uvuga ngo ugereranywa n'ingurube nanone yuhagiwe, yamara kuhagirwa ntiyibuke yuko bayuhagiye, yarangiza ikongera igasubira mu cyondo ikivurugutamo. Umvira nawe. Rero ibyo bigereranywa n'umukristo wigeze kwihana, akarekura icyaha, akarekura ibizira byose, akava muri uwo mwanda wose.
yarangiza kandi nanone akajya kwivuruguta muri wa mwanda. Murumva bidateye isesemi bene data? Murumva bidateye isoni? Garukira aho ngaho, ni ukuri Imana irakuburira kubw'urukundo igukunze. Kristo arakuburira kubw'urukundo agukunze. Ntabwo yifuza yuko wazanyagwa ubugingo buhoraho, ahubwo arifuza yuko wazabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ndasoje, amahoro y'Imana nabe muri mwe inshuti z'umusaraba mwankurikiranye. Imana y'amahoro ibagirire neza. Yari Mwenyemari Faustin, nakagaruka. Imana ibagirire neza.